Yesu ashimwe, mwaramutse, Imana ihabwe icyubahiro, kutubyutsa amahoro, ishimwe. Hari indirimbo iri kumfasha, reka tuyiririmbe. Ni indirimbo y'171 mu ndirimbo zo gushimisha Imana cyangwa se mu ndirimbo zibanza. Iravuga ngo amahoro Yesu aha abantu be ntagira akagero ntarondore kajya umuriza haleluya abayafite nutayata ntabwo wayakurwa. Wiringira Imana yacu yiringira ntabura amahoro meza dashi. Wiringira Imana yacu, wiringira Imana yacu yiringira haleluya ntabura amahoro meza dashi. Abo Yesu arindisha, abo Yesu arindisha amaboko ye nta mubisha ubasha luya kubagera. Nta maganya abasha rero, nta maganya abasha guhagarika imitima irindwa y'umucunguzi. Wiringira Imana yacu yiringira haleluya ntabura amahoro meza dashi. Wiringira Imana we, wiringira Imana yanjye uyiringira haleluya ntabura amahoro meza dashi. Ibyishimo byose n'ibyago byose biva mu rukundo rw'Umwami Yesu. We rero we gushidikanya yuyiringira haleluya ntiyahemukira uyizera. We gushidikanya, wewe gushidikanya yumwiringira ntiyahemukira uyizera. Wiringira Imana data, wiringira Imana yera uyiringira ntabura amahoro meza dashi. We gushidikanya, wewe gushidikanya haleluya jumwiringira ntiyahemukira uyizera atyo. Amena. Amahoro Yesu aha abantu be ntagira akagero ntarondoreka. Ajya ahumuriza abayafite, utayata ntaho wayakura. Wiringira Imana uyiringire. Uwiringira Imana ntabura amahoro meza adashira. Ngiyo bonjour y'igitondo, ngiyo mwaramutse, ni iringira Imana. Uwiringira Imana ntabura amahoro meza adashira. Imana ishimwe. Uyu munsi rero turahagarara muri iyo ndirimbo. Wiringira Imana uruzura amahoro, wiringira Imana urabona amahoro. Nanjye niringira Imana, nizera Imana, ngumye ibyiringiro byanjye mbishinge ku rufatiro Yesu Kristo. Reka uyu munsi tugire ijambo twatura nyuma y'iyo ndirimbo. Abakorinto ba mbere umurongo wa mbere, Abakorinto ba mbere igice cya mbere umurongo wa 3. Abakorinto ba mbere igice cya mbere umurongo wa 3. Nari mbivuze nabe hirya mu mbabarire. Abakorinto ba mbere ndabisubiramo.
igice cya mbere umurongo wa 3, reka dusome. Ubuntu n'amahoro bibe muri mwe biva ku Mana Data wa twese no mu Mwami wacu Yesu Kristo. Tugiye kwatura iryo jambo. Uravuga amazina yawe nurangiza uvuge ngo ubuntu n'amahoro biva ku Mwami wacu Yesu Kristo no ku Mana Data wa twese bibe muri njye. Uravuga ngo Mana, ubuntu n'amahoro urabyatura ku mazina yawe, urabyatura mu rugo rwawe, urabyatura mu byawe byose. Uyu munsi ni ukwatura. Nyuma y'iyo ndirimbo umaze kuyiririmba ukumva urahamya ibyiringiro byawe, watura amahoro. Uvuga ngo Mana, ndatura ubuntu ku mutwe wanjye, ndatura ubuntu ku gihimba cyanjye, ndatura ubuntu ku maboko yanjye no ku birenge byanjye. Wongera uvuga ati Mana, amazina yawe ukayavuga ati ngiye Mame Benezeri, ndatura ubuntu bwawe Mana ku mutwe wanjye, ndabwatura ku gihimba cyanjye, ndabwatura ku maguru yanjye n'amaboko. Wongera uvuga ngo ngewe Mame Benezeri, ndatura amahoro ava ku Mana no kuri Yesu Kristo, abe muri nge, abe mu mutwe wanjye, abe mu gihimba cyanjye, abe mu maguru yanjye no mu maboko yanjye. Impamvu uvuga ku mubiri ni uko umubiri ugizwe n'ibice bitatu: umutwe, igihimba, amaguru n'amaboko. Nuva ku mubiri wawe uyature mu bana bawe. Ndatura ubuntu buva ku Mana Data wa twese no kuri Yesu Kristo mu bana banjye. Abana banjye babeho bagujije ubuntu, babeho bagendera mu buntu, bakorere mu buntu buva kuri wowe Mana, buva no kuri Yesu Kristo, wowe Mwami wanjye, wowe Mukiza wanjye, mu izina rya Yesu. Uhereye uyu munsi kugeza Yesu agarutse, nurangiza uvuge ngo Mana, abana banjye mbatuyemo amahoro ava kuri wowe Mana, wowe Mana Data, wowe Mana yandemye, wowe Mana yamaye Yesu. Aya mahoro ava kuri Yesu. Yesu uzuka, waravuze ngo ahantu hose wageraga ho waravuga ngo nibagira amahoro. Aya mahoro abe mu bana banjye, abe mu mitima yabo, abe mu buzima bwabo, abaho bagenda hose, abe mu mashuri bigabo. Aya mahoro mu izina rya Yesu. Wature ku gihugu cyawe, ni Mwami Yesu. Igihugu cyanyu kivuge mu izina, kibe mu buntu bw'Imana bugwiremo, mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba. Ukivuge nubuze igihugu utuyemo. Wongere uvuga ati iki gihugu cyanjye kibemo amahoro, mu majyaruguru, mu majyepfo, iburasirazuba, iburengerazuba. Amahoro ava ku Mana Data wa twese no ku Mwami wacu Yesu Kristo. Uhereye none kugeza Yesu agarutse, ubifatanije n'iyo sinyatire mu izina rya Yesu Kristo wazutse. Haleluya, haleluya. Ubyature niba wubatse, ubyature mu rugo rwawe. Ti ubuntu buva ku Mana Data wa twese, Imana yandemye, Imana yamaye Yesu, ti no kuri Yesu Kristo wazutse akava mu mva ari muzima. Ubu buntu bube mu rugo rwanjye, bube ahantu hose, bube mu nzira z'urugo rwanjye, bube mu nzira z'imigisha y'urugo rwanjye, bube Mwami kuri njye. Uvuga n'uwo mwubakanye, umuvuga izina niba umufite, mu izina rya Yesu. Haleluya. N'abafite abafiyanze mubivuge gutyo mu izina rya Yesu Kristo. N'abatarababona nyine aho uhagaze muri icyo cyiciro ubivugemo ati ubuntu n'amahoro bubane nanjye. Ti muri ubu busiribateri numve mu buntu bw'Imana bubane nanjye. Ubyature buva ku Mwami Yesu Kristo no ku Mana Data. Duhereye none ukageza Yesu agarutse, wongere watura amahoro. Tamahoro abe mu rugo rwanjye. Niba uri umusiribateri nyine aho ngaho, Imana muri ubu busiribateri numva amahoro yawe aturuka ku Mana mu gihe nkirindiriye ibyasezeranijwe. Numva amahoro mu izina rya Yesu. Haleluya. Urakoze Mwami. Mu muryango wature, uvuga ngo ubuntu bube mu muryango wanjye, ube kwabo tuvukana, ube kuri basaza banjye, ube kubuzukuru bacu, bubemo Mwami, ku bana twabyaye Mwami, bubemo ubuntu, bagirire ubuntu buva kuri wowe Mana, buva kuri Yesu Kristo. Hata amahoro Mwami, shyira amahoro mu muryango Mana. Amahoro yawe utanga uyashyiremo ahantu hose mu nguni zose z'umuryango wawe. Tibiva kuri Yesu Kristo uhereye none kugeza Yesu agarutse. Ugenda usenga gutyo. Tamahoro abe muri church nsengeramo, muri eglise nsengeramo. Tihabemo amahoro, nihabemo imvururu. Mnabonye insengero harigeze zijamo imvururu. Muri iki gihe turi kwiga kugukorera Imana. Uvuga ngo Mana, uyu niba ufite ibikorwa ukoreramo Imana, ni Mana uyu murimo niwe ufite izina ubivuge. Tubemo amahoro, ubemo amahoro sindwe, ubemo amahoro sinanirwe, ubemo amahoro ntibananize, ubemo amahoro ntibandushye. Mu izina rya Yesu turatura bube mu buntu, ibuntu bw'Imana bukorane nawe muri ibyo bikorwa Imana yaguhaye. Ubuntu bw'Imana buva kuri Yesu Kristo, biva ku Mana Data, bibe muri uyu murimo, bibe muri iki cyuma cy'amasengesho cyacu ku birenge by'Umukiza, bibe muri iki cyuma cy'amasengesho mu isaha yo gusenga. Ubu buntu bwawe Imana, aya mahoro utanga abemo, kandi koko nibyo nanjye ndabisenze gutyo uhereye none kugeza Yesu agarutse. Ahantu hose niba uri umuvuga butumwa, uvuga ati Mana ubu butumwa mvuga Mana, njyana
ubutumwa bw'amahoro nk'uko ijambo ryawe ribivuga, kandi njyane n'ubuntu bwawe bujye buntambutsa n'ibyo washyizemo kwigisha abantu babyumve, bahinduke, bihane, bagushakane umwete. Wisengere niba uri umuririmbyi, Imana izi ndirimbo zindirimba zibemo amahoro, niba ukoresha urukundo, turi urukundo nkoresha, njyana urukundo rw'amahoro rurimo ubuntu. Haleluya, bitewe n'icyo Yesu yaguhamagariye. Niba ari ugufasha, ati njyana ubu buntu bwo gufasha burimo amahoro mu izina rya Yesu. Mucyo ukorera Imana nacyo watura iryo sengesho, kandi ugiye ukagushyiraho sinyatiri ivuga ngo uhereye none kugeza Yesu agarutse. Ndagushimiye papa, urakoze, twatuye ubuntu uyu munsi. Ubuntu bwawe bugende kuri uyu munsi, buri saha yose y'uyu munsi, buri munota wose w'uyu munsi, buri segonda yose y'uyu munsi, ubuntu bwawe bugendeho, amahoro yawe agendemo, biva ku Mana Data. Mana, ubuntu buva ku Mana bwomatane n'uyu munsi umpaye, kuva mu gitondo kugera ni uyu munsi ushoje, uhereye none kugeza Yesu agarutse. Iminsi yanjye yo kubaho Mwami natuye mu buntu, uhereye uyu munsi ubuntu buva ku Mana, ubuntu buva kuri Yesu Kristo mu izina rya Yesu, uhereye none kugeza Yesu agarutse. Amahoro yawe Mana nyatuye kuri uyu munsi, ya mahoro utanga, amwe utanga ntiwongereho umubabaro, ya mahoro utanga atemba nk'uruzi, ayo mahoro abe muri uyu munsi. Aho ndi bujye hose, mu byo ndi bukore byose, ngenda n'amahoro yawe Mwami, uhereye none kugeza Yesu agarutse. Amahoro ava ku Mana, amahoro ava kuri Yesu, muri Yesu Kristo, amwe Yesu yampaye, ya yandi Yesu yatuye azutse, akavuga ngo nitugire amahoro. Ayo mahoro aba ari yagwira mu mutima wanjye, mu bugingo bwanjye, muri uyu munsi wampaye mu izina rya Yesu. Nyatuye ku myaka yanjye yo kubaho, iminsi umpaye isigaye yo kubaho Mana, ibemo amahoro Mana, ngendere mu mahoro Mana, mvugire mu mahoro Mwami, ibikorwa byanjye bibe mu mahoro Mwami, ibyambuzaga amahoro Uwiteka ubineshe, ibyananizaga Uwiteka ubitsinde, ibyazaga kwivuyanga mu byo wahagurukije ku buzima bwanjye, mu mahoro wampaye bikaza kwivangamo, ubyirukana. Urutoki rwawe rumwe rurahagije kugira ngo bigwe hasi, bitatanire mu nzira zirindwi, batatanire mu nzira zirindwi bazaga kumbuza amahoro mu izina rya Yesu. Imyaka yanjye yo kubaho igwiremo amahoro ava ku Mana, ya mahoro wampaye ava kuri Yesu Kristo, umwami n'umukiza wanjye. Urakoze Yesu, ndagushimiye ko wanzaniye amahoro, ko wazutse unzaniye amahoro, ko wagiye mu ijuru nsigiye amahoro. Ayo mahoro nyagenderemo, ayo mahoro nyakoreremo, ayo mahoro nyabyukiremo. Iminsi yanjye yose nshigaje kubaho ibemo amahoro, ibe mwituze, undwanire intambara zitarangiraho kubyazaga kumbuza amahoro n'abazaga kumbuza amahoro. Ufate mpiri inzira zabo zose, ufate mpiri ibikorwa byabo byose mu izina rya Yesu, mu mwuka no mu mubiri, mu izina rya Yesu. Nsutsemo imbaraga zawe zikomeye zirwana zikanesha mu izina rya Yesu Kristo wazutse. Urakoze Yesu, ko imbaraga z'umuzuko zibinesha, zibanesha, imbaraga z'umuzuko zibitsinda hasi, zikabatsinda hasi, uhere none kugeza Yesu agarutse. Amen, amen. Shalom, shalom. Mwari kumwe na Mama Ebenezeri. Umunsi mwiza.